Ni cano yacu nanone mukurikira ijuru ntirikorerwa, ni Emile Nshimiyimana niwe muvugana. Tubibutsa gukanda subscribe ku batari babikora, kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byose dutanga binyuze kuri iyi cano. Ushaka kujya kuri groupe ya WhatsApp ni 07844257. Uri hanze y'u Rwanda ni +257844252. Ikaze kugira ngo dukomeze dusangire ukuri kw'ijambo ry'Imana. Uyu munsi nifuje ko dukomeza kurebera hamwe mu by'ukuri ijambo ribohora, nk'uko bisanzwe nyine ari nayo ntego ya gurupe yacu ijuru ntirikorerwa. Mu by'ukuri nta kindi tugamije, no kugira ngo abantu bamenye ukuri. Icya mbere, bave mu rupfu bajye mu bugingo buhoraho, babe mu isi bafite ibyiringiro by'ijuru. Ariko icya kabiri, banabashe kumenya amayoberane y'umwanzi n'ububata Satani agenda ashyiramo abantu hano mu isi, kuba kutamenya nyine ugasanga abantu bahora bizengurukaho biruka mu by'isi bidashobora mu by'ukuri guhaza imitima yabo, kandi bakabyitiranya nanone nk'ibiva ku Mana, nk'aho ariyo masezerano Imana itanga n'ibindi. Mu by'ukuri iyi video y'uno munsi ntekereza kuyikora, nakurikiranye ubuhamya bw'umuntu kuri Facebook. Uyu muntu witwa Hakizimana Pasiteri Steven, cyangwa Stephen ko mbona byanditse. Mu by'ukuri narabikurikiye, amagambo agenda avuga ndatangara. Urebye avuga ko mu mwaka wa 2009 aribwo ngo Imana yamuhaye amasezerano ari ku musozi witwa Murya ubi Cyangugu. Ni umusozi abantu bajyaho gushakiraho nyine amasezerano, cyangwa se gusenga Imana kugira ngo isubize ayandi basanzwe bafite. Ubwo rero nawe ngo ariyo Imana yamuhaye amasezerano, nk'uko bigaragara hano n'ubundi ku rukuta rwe rwa Facebook. Ni amagambo yanditse ku itariki 28 z'ukwezi kwa 11. Ndabona yarapostinze saa 9:55 avuga ko muri 2009 aribwo Imana yamuhaye isezerano ry'uko azajya kuba muri Amerika. Ubwo rero rikaba risohoye muri 2018. Hano yavugaga rero ko nyuma azajya yasobanura mu by'ukuri mu buryo burambuye iby'urwo rugendo rwe. Hanyuma ariko yaje rero kwandika noneho avuga ibintu byinshi birimo no gusebya umuryango we n'ibindi. Hano noneho yanditse avuga ko avuga ngo Imana ishimwe isohoje isezerano, ngiye muri Amerika kubayo. Urabona hano ari iruhande rw'indege ya Qatar Airways, avuga ati ubu ngeze Qatar, ntegereje indege injyana Washington. Ndashima Imana ikomeje kundinda mu rugendo, gusa ngiye mbabaye kubwo abana banjye batamperekeje nk'uko byari byateguwe. Imana isangire umukecuru n'umukobwa we, ibababarire. Basuzuguye mama wanjye birambabaza, gusa ni ishyari bari bagize. Ejo batubwiye kuza gufata abana, uyu munsi tugiye kugenda bakansezeraho. Tugezeyo ngewe na mama hamwe n'umuhanzikazi Stella Manishimwe, dusanga ari abana ari mama wabo
ari nyirakuru ntabahari babahishe. Mbega umubabaro mama yagize abuze abuzukuru be, mbega umuryango usuzugura utubaha n'umukecuru wambyaye koko, Imana ibababarire. Ngayo rero nguko dore nyine ibyo bita amasezerano ngibyo. Amasezerano arasohoye yo kujya muri Amerika, ariko urabona ko yanatandukanye n'umugore nk'uko bigaragara. Umugore aba iwabo, hanyuma abana n'abana. Bigaragara rero ko ngo yagombaga kujya kubasezeraho, ariko akavuga ko batabamuhaye, ariko akanagaragaza ko ngo ari ishyari, mbega bamufitiye ishyari ry'uko agiye muri Amerika. Ariko ukibaza nyine iyo migisha nayo bikakuyobera, nyine ibyo yita imigisha, urumva ni imigisha ivanze na divorce, ivanze no gusererezanya na nyirabukwe n'iki, no gusebya umugore we, babyaranye abana. Ukumva rero ko mu by'ukuri iby'isi ni uko biri, si imigisha nk'uko abantu babitekereza. Niko umuririmbyi umwe yavuze ngo nta mugisha uri mu by'isi, ndetse ngo ni nk'umurama utumuka, ngo ariko ibya Yesu byo ntibishira. Nkumva rero mu by'ukuri ni nacyo kintu abantu bayobewe umugisha nyakuri n'isezerano nyakuri Imana yatanze. Ubu rero ibi byose biba biri hano ku mbuga nkoranyambaga, abantu ntekereza ko n'undi yabisomye atekereza ngo nanjye ngiye gusenga cyane kugira ngo ahari nanjye amasezerano runaka asa n'aya ngaya asohore. Ariko ntabwo ibi ariyo masezerano. Kujya kuba muri Amerika nta kintu gishyashya kirimo, ntacyo mbibonamo rwose. Ese ubwo kujya muri Amerika bibaye ari wo mugisha, noneho uwavukiye muri Amerika we, urumva wowe uje uri n'umunyamahanga, uje mu buzima utazi, uje gutangira ubuzima mu kindi gihugu. Ariko ndagira ngo ahari nyine nanjye nibaze, cyangwa nawe nkurikira nkubaze, se koko nawe tekereza umbwire, kujya muri Amerika biramutse ari umugisha, noneho ubwo umuntu usanzwe yarahavukiye we, kuri wo mugisha waba iki? Urumva rero mu by'ukuri uwo si umugisha, nta ibibazo bitaba, ntabwo wabivuga ngo ibibazo bisize hano nk'uko mbona koko asize umuryango, ahubwo byita ko agize neza. Ariko naho ugiye ibibazo birahari, uzabisangayo, urabyimukanye, ndetse n'ibyo ngibyo usize ubwabyo biragukurikiye. Niyo mpamvu urabona utangiye kuvuga uburyo byagenze, uburyo wagiranye ibibazo n'umugore, no kugenda kwawe uburyo byabaye bibi. Mbega urabona ko n'ibibazo ari bijyanye, nubwo naho agiye abisanze. Kandi nkumva rero nibyo umuririmbyi umwe yavuze ngo ese ni he abizera bazajya kuba, ngo muri iyi si ntaho tuzakirira. Ati nta hantu hatagerwa n'umubisha, ibibi ntaho twabihungira. Aravuga ngo ntaho mu isi ntaho, aravuga ngo mu ijuru niho iwabo w'abizera. Numva rero ni nacyo kintu gikomeye mu by'ukuri, ni ukuba mu isi ahubwo umuntu afite neza amakuru y'ijuru. Umuntu azi neza ko azajya mu ijuru, umuntu azi neza ko afite ubugingo buhoraho. Ni naryo sezerano mu by'ukuri rikomeye Imana yaduhaye. Naho kujya kuba muri Amerika, ibyo ni ibintu bisanzwe, hari n'abahavukiye. Urumva rero ko nta gishyashya kiri muri ibyo ngibyo. Abantu bajyayo, hari uburyo bwinshi bwo kujya muri Amerika buhari, ntabwo ari ibintu biva mu masengesho nk'uko abantu benshi babitekereza. Urebye na Yohana abyandika mu rwandiko rwe rwa mbere, apana Yohana Ivanjiri, ahubwo urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2 umurongo 20, ndumva ari umurongo 25, yaravuze ngo iri niyo sezerano yadusezeranije, ni ubugingo buhoraho. Umurongo 26 haravuga ngo ibyo mbibandikiriye ababayobya bababwira ngo nimuze mwakira amasezerano, nimuze mwakira imigisha. Abo tuyobye gutyo cyangwa se bayobya abantu nibo batumye Yohana mu by'ukuri yandika abwira noneho abizeye Yesu Kristo by'ukuri ko isezerano Imana yatanze mu by'ukuri riruta ikindi kintu cyose umuntu yatekereza. Ni isezerano ry'ubugingo buhoraho yaduhereye mu mwana wayo.
ugasanga abantu ntabwo bazi ngo ese najya mu ijuru bigenze gute, ese niki cyampesha ubugingo buhoraho, ariko bati muze mwakira amasezerano y'urubyaro, amasezerano y'urushako, amasezerano yo kujya muri Amerika ukabona viza y'Amerika, amasezerano ya poromosiyo mu kazi, amasezerano y'amashuri, amasezerano y'ibintu nk'ibyo ngibyo by'isi bigiye bitandukanye. Ariko reka mvuge ngo iby'isi byo nyine n'ubundi ibyo dukeneye byo tuzajya tubibona hamwe mu by'ukuri no gukora icyo dusabwa kugira ngo tubigereho, ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo Imana yasezeranye. Ibyo ni ibisanzwe, inyoni irazigaburira, uburabyo irabwambika ikabugira neza, ntabwo ayo ngayo ariyo masezerano. Inyamaswa zose irazitaho, ni ibisanzwe ibyo, ntabwo yabura kwita rero ku muntu imuhe ibyo akeneye, ntabwo aya ngaya ari amasezerano. Ibi byo rero nagaruka mvuga ko mu by'ukuri kuvuga ko ugiye muri Amerika byo nta gitangaza, nta gishyashya, nta kidasanzwe. N'ubundi ni umuruho wongerwa ku wundi muruho, nk'uko umubwiriza nawe yabivuze, aravuga ati byose ni ubusa gusa, nta cyiza kirimo, ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Ibyo mu isi byose nuko bimeze. Mu by'ukuri ijuru niryo abantu bakeneye. Akaba ariyo mpamvu rero n'ubundi no mu biganiro byacu twita ku cyahesha abantu ijuru. Ese umuntu asabwa iki kugira ngo ajye mu ijuru? Icyo nicyo twitaho cyane, dutindaho tugaragaza ko nta kindi kintu cyera kirabura cyahesha umuntu kujya mu ijuru keretse kwizera Kristo ukabarwaho ubutungane bwe, kuko mu ijuru hazabayo intungane, kandi abantu bose bo bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Bityo rero Imana yo yashimye kubatsindishiriza ku bw'ubuntu bwayo, ngo ibiduhereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Ibyo rero nibyo twamamaza, niryo sezerano rikomeye Imana yasezeranye. Nacyo birivuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byo Imana izajya igenda ibitwongerera. Nkumva rero natwe nicyo dushyira imbere, ni uko abantu bamenya ese byagenda gute kugira ngo nanjye njye mu bwami bw'Imana, ariko nta handi bica. Byagenda gute kugira ngo umuntu gukiranuka kw'Imana? Nta handi bica, ni ukubarwaho gukiranuka kwa Yesu. We wakiranutse mu mwanya wawe, akagira kwa gukiranuka kuzuye wowe utari kubasha kubona, kugira ngo numwemera akuguhe nk'uko nawe yemeye akabarwaho ubunyabyaha bwawe, nawe numwemera aguhe gutungana kwe, kugira ngo gutungana kuguheshe kujya mu ijuru. Ubwo rero mu by'ukuri turagira ngo dukure amaso ku by'isi, turagira ngo abantu mu by'ukuri bareke gukomeza kwiringira ibitariho, bareke gukomeza guta umwanya, ahubwo mu by'ukuri bizere Yesu, we wenyine ubasha kubahesha ubugingo buhoraho, kandi bakaba mu isi batekanye, bakaba mu isi bari amahoro, batakijahagurika, batakiruka ku bitariho, batagishyize umutima ku bya hano, ahubwo mu by'ukuri nta kindi kibabeshejeho keretse ibyo byiringiro bizima bidakoze isoni by'ubugingo buhoraho. Ku iyi foto rero ya nyuma biragaragara ko noneho ari kuri Washington International Airport, yagezeyo, ari kuri aeroport ya Washington. Ubwo rero mu by'ukuri akavuga ko isezerano risohoye, ariko iri nta sezerano mbonamo. Ni ibisanzwe, Satani akomeza kubeshya abantu abereka ko afite amasezerano agomba kubaha, ariko ntayo. Aya siyo masezerano. Isezerano rikomeye dufite ni isezerano ry'ubugingo buhoraho. Ibyo mu isi byo ni ibisanzwe, ibyo mu isi birahindagurika, ibyo mu isi nta cyiza kibirimo mu by'ukuri, no mu ruho wiyongera ku wundi, ariko uburuhukiro buri muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu yavuze ngo abarushye ahubwo n'abaremerewe nimuze munsange mbaruhure. Ubwo rero twifuriza abadukurikira gukura amaso ku by'isi, bakatumbira Yesu wenyine, we banze ryo kwizera, akaba ari nawo gusohoza rwose. Ubwo rero turagushimiye wowe udukurikira, usangiza ubutumwa abandi. Niba utarakora subscribe nabyo ubikore. Nimero ni za zindi, ni 0784 42 57, cyangwa se ugashyiraho code niba uri hanze y'u Rwanda +250 7 84 42 57, ukatwandikira
ni ngewe uzakwakira Emile Nshimiyimana, hanyuma wakwifuza ko ngushyira kuri groupe nka ya WhatsApp nkayigushyiraho kugira ngo ukomeze ukurikirane ijambo ry'Imana, usange abandi nabo bamaze guhishurirwa ukuri banezerewe ku bwa Yesu.